kuyirera bwogo nyine urumva nawe ntibyashoboka nyine reka tuba dukemura ikibazo cya mbere aho tugenda narebe tugende ariko reka buretse Demeteresi wa mutica wa mwana mbega ibinyashi we ndebe uriya niwe inzozi zawe dore ukuntu ari kubizunguza uzi ikintu ugiye gukora ugiye kungira inama rero nakugira ni uko icyo kigabo baba bari kumwe twakica oya nako icyaha cyo kwicana mu Rwanda ntago cyemewe urakoze ahubwo ikintu twakora ayewe Ngabire arebe yibutse rwose ndashaka ko tuganira icyo tuganira nawe kwizi gusuhuza usabura kunyereka iki n'agasuzuguro ase ngabigize mu wakangaye ese ko nzi ko wiga mu wa mbere no mu wa kane no mu wa gatatu utajya gusuzugura gutyo ubu mwaka ugeze n'umutima wigize inuza wumva ko wakuze n'uwakangaye Tuza nani ibintu ngiye kukubona ntabwo byerekeranye n'imyaka gusa turisangana ese nyine mwese abandi bakobwa barasangana abandi se n'ikihe cy'inyange mazi abandi bana barari n'ubu mu rugo baregiye urabizi umwe arafunze sahari undi afite ikibazo ari mu cyaro mwese ubu ngiye urabona nzabasha kukurera witwara gutyo ufite iyo mico mico se ngiye mu okay sorry nta kibazo ngaho mbwira ejo bundi wari ufite ikihe kibazo usigaye urwara n'ubwiye ese ufite undi muntu ubwira ibibazo byawe ese umusaraba wakizeho ntukabyara ejo bundi ngiye mu kazi ukaza hano hanze ukandukira wari ufite ikihe kibazo nde warutse ese ndimo ndaruka cyane ndimo ndiboro ubwo kuba niba ndiborosa njye nzi ko none ubwo kumva uvuye hano uri kwiborosa ukaza ukanciraho amacandwe ya korogate ari imbere yawe ari nta macandwe ya korogate murana n'umuntu mwana utazi gutandukanya ibirutsi n'amacandwe nusundi ntibera ndimo ndaruka ikibazo kiri reka tureke ibintu by'intambara basi wenda mbwira ati ndashaka ko tubana njye nta mbaraga mfite zo guhangana nawe ahubwo ngiye gutyo nagira ngo mubwire nagira ngo tuganire kuba ndi musaza uri mushiki wanjye tubana ndabizi wicara hano kuba nataha ukambwira ati musaza wanjye iyo natetse icara tuganire ubu tuzatuganire njye mwihamagare ngo tuganire reka mubaze ufite umuntu mukundana ese ntidukundana ibyo ntabwo ari byo mubaje niba ari umuntu wo hanze mwamukundana w'umuhungu muri inshuti yego ndafite benshi nose abahungu twigana ntidukundana basi urankunda ibintu mubaze ubinsubize hari umuntu wambaye amakuru ngo ufite igisaza muri gukurana muri ino minsi uwo musaza ndashaka kumenya nimba ari so wanyu ari sokuru cyangwa afite ikindi kintu akumariye mu buzima ku buryo mwebwe mukururana ariko abantu nzanakureke ugiye ntukagira ikintu urumbaza ubu umuntu wambananye na teacher w'imibare duhagaranya arimo arambwira uko ibiro arimo arambaza uko ibiro bimeze n'amasomo n'iki ubwo n'usundi umuntu abikubwiye nini urakoze ibya mbere wabyemeye n'ibindi urabimbwira teacher w'imibare rwose abandi bana birirwa baganira abateacher b'imibare hano mu mihanda kabiri kangahe nase tuvuye ko yana abateacher hano muri karitsiye turanye n'abanyeshuri bangaye mwigana tuvuye ko bona abateacher bagira banze mbwire wena tuvuye ko n'abakecuru wangara n'umukecuru usa magaranye n'umukecuru mwahinduka ariko nge ndikwaje ko yitwa ngo sigo ufite muri nene bitaminduka duhagaranye rimwe se we ariko sinakuziritse mushiki wanjye sinakuziritse rega wambwiza nuko ukambwa ati nge arandasi pas ntabwo yemera ngo bamuhane nuko urakoze ariko ntacyo n'ubundi finale ndagira amenye imyitwarire yawe ufite hano uri kureba nk'ijezi wambaye ubu reba t-shirt ubu nambaye nk'umuntu ucuruza imyenda se kuba nambaye no jezi nuko fana ino kipe agaruko mfite hanyuma ijezi z'amafaranga igura se wambaye ndayazi se narayabajije jezi ntago ariyo naguze wayikuye he ngiye n'umuntu wayemaye kubera akazi kino kipe cyane byo koko ushobore kuba ukennye wenda ngiye nubwo nari agaciriritse ariko narakaguze ahubwo se ubu nta muhungu wabuze ukuna na mushiki wanjye mushiki wawe se buriya ahubwo agira umuntu cyane nsigaye njya kubona ndabyutse ngiye mbyuka saa 12 mwoga nkitegura ngo ngiye mu kazi nzi ko mbana n'umuntu nsigaye nariraye
sinyibyuka nyine ngo nkore nk'imirimo nsigaye mbyuka nkoga nkahita mvuga ati ndagiye nkagaruka ngasanga uko mu rugo ibintu nabisize niko bikimeze. Ejo nibwo rero nafashe umwanzuro ndavuga ati reka negereze ndebe igihe abyukira. Agasa moya, agasa mbiri, agasa tata, agasa ina, agasa tana, agasa sita, agasa munana, agasa ari mu masuku. Iki ari mu masuku aryamye njyago narice ndavata ubu niyaciye mu idirishya agaca inyuma akagenda. Nibwo naje kureba abantu dutekera ndagenda abati se kanze ndebe ko akirimo. Narabyutse mubwiye aranyishe. Nese mvuga ati afite ubu buhungu buri kumwiruka inyuma bwamugize umusazi butagira. Nese ibaza umukobwa wakoraga imirimo na kera ariko wavire ku ishuri asigaza akiryamira imyanda inyanya yakase ibitoryi ibikimbabura karazaho. Ejo muri se sinaguze imbabura nshyashya yandi uheruka mfite batarava muri si yari nshyashya nimba yarayigurishe nimba yarayiteje nimba araho ngo baje kumusura bakayijyana naguze indi mbabura ejo bundi nawe nagiye kubona mbona yaraje hanze ahubwo mbaza ngo ngiye mu kazi byaje sinzi uko nagiye mu kazi ndi kuvugana na mushuti wanjye ndi kubona ndutse ararutse akase sinabitinzeho ngo mbimubaze ngo byagenze ute yandutseho nyine numva mbona nabagize isoni ndamwihorera cyangwa ubwo murya ibiryo bitarimo tungurusu. Oya sha rwose arabizi niyo haje abana mbwira ukuntu bamutakagije mu rugo iwanjye nta kintu kibuze pe ariko kuba umuntu yaruka ibyo si ikibazo. Nanjye niyo mpamvu natabitinze ariko nabitekerejeho nyuma uri mu kazi utuje nta stress ari ugiye utekereza ibintu biri kugenda se nk'ubonye nk'umuntu ikintu kitamusanzwe ukakimubonaho bigutera amatsiko ariko nge si byane amatsiko ariko sinabimubaza. Ariko nanone hari ikintu nanone njya mbona nubwo wenda wamunyimye kandi nge ntari biryanjye hari umuntu njya mbona bari kumwe kandi umuruta umugabo muruta ntago nakuruka mukubwira wenda hari igihe kizagera ukamubona ariko hari umuntu waba ari kumwe ikintu kimeze nk'igisaza. Nimba waramubonye neza ubizi bihagaze ugiye kumfasha mujya muganira mu mushiki wanjye se ntago tujya tugana kandi waramunye turabigenza rero bamuza no umuntu rero ngenda namugunyeretse umuntu bajya baganira uko ngiye sister wanjye nsigaye mbona yarahindutse muri no minsi imyitwarire nyine turebye ukuntu twabanaga na mbere ubu byarahindutse ahubwo wazi ikintu ugiye gukora ugiye kungira inama rero nakugira nuko icyo kigabo baba bari kumwe twakica. Oya nako icyaha cyo kwicana mu Rwanda ntago cyemewe. Urakoze ahubwo ikintu twakora reka tumuneke nge nawe urukumva noneho nawe ukomeze ukurikirane mushiki wawe urebe ikibazo yaba afite wenda ushaka gusa kiritse nimba wenda ubona abikora buri munsi ariko tugiye kumuneka turebe ikibazo yaba afite urukumva turebe ko rega kitanamufata ku ngufu wahibwirwa n'iki ko se bura mushiki wanjye ko nzi imbaraga afite nta muntu wamufata ku ngufu ibyo byo byibagirwa. Ashobora kutamurusha imbaraga ariko akamurusha amafaranga ahubwo reka tugende tubiganiraho turebe ikintu twakora. None se ubundi uramunyemere uzamuha oya ibyo buburetse twadukemure n'ibyambere none se ndamuguha ndi gukeka ko atwite izo nduzazirera se kuyirera bwogo nyine urumva nawe ntibyashobora nyine reka twadukemure ikibazo cyambere kandi tugende narebe tugere ariko reka mu buretse termeterese wa mutica wa mwana shayihande mbega ibinyashi we ndebe uriya niwe nzozi zawe dore ari kubizunguza ariko urakoze nuriya man nanjye niyo nakubwira nanjye wowe numpa mushiki wawe nanjye uriya meterese ndamugiye tugiye kwandika mu rupapuro dusezerana ambaza njye bari njye boss wese uri boss musese ndi boss asinge njye nutanwana neza urabona mushiki wanjye ute neze kuvukana na mushiki yawe bivuze ko uri umu boss ameze nk'umuntu mvumbu si kubera kuruka se ndi kuruka n'isi yari kandi cyane ndi kubyuka bwakeye ibaze yuko ndi kubyuka yagiye no mu kazi naraguhishiriye ntushyira igihe kinini cyangwa mbwira tuyikuremo mbwire nyikuremo pe urabizi nanaguhishiriye bihagije ariko nanjye ngaho tishwa no kurakoze tishwa